ko waba ufite impano ukabwira mama ati se cyangwa dadi ati mfite impano ariko nabuze ukuntu nyigaragaza nyine mu nshyigikire, ababyeyi bakagushyigikira, ababyeyi bawe nyine bakagushyigikira. Iyo bagushyigikiye rero bituma uzamuka ukagera no ku rundi rwego utari waratekereje ko wageraho. Rero bagushyigikiye cyangwa se reka twongere tubahe ikaze abakunzi b'uyu muyoboro wacu wa Muhoza Rwanda, tubahe ikaze tubasuhuza aho muherereye hose kandi tubabwira ati yambu cyane cyane abantu muherereye muri Amerika, i Burayi ndetse n'indi migabane yose, ndetse by'umwihariko abaturanyi bacu bo muri ibi bihugu duturanye, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tukaba twagarukanye n'umukobwa mwiza cyane, mumaze iminsi mumubona muramumenyereye, wenda ntabwo ari ngombwa ngo ngomeze kumuvuga, reka yivugire kuko arahari. Tugwaye ikaze. Murakoze. Amazina yanjye ko batanzi ni Mutoniwase Aline. Nkaba nkorera nyine kuri no channel, ntabwo maze igihe kinini ariko nyine tuzajya tubana igihe bishobotse. Okay. Aline. Rero uyu munsi ikiganiro tugiye kuganiraho ni ikiganiro kijyanye na talent, sibyo? Ni impano. Rero hari umukunzi wacu wari wavuze ati tuzavuge no ku mpano, dore yuko nawe ngo ayifite ariko ngo akaba yarabuze aho ayigaragariza. Rero niyo mpamvu twaje gukora iki kiganiro kijyanye n'impano. Nibazaga ubundi impano urayizi? Ego mfite uko mbyumva ariko n'abandi bafite uko babyumva. None impano ubona ari iki? Impano ni iki? Impano ni ubushobozi nyine umuntu aba yumva yifitemo mo imbere mu mubiri we ariko nyine bitagaragara inyuma. None se ni gute umuntu yamenya ko afite impano? Ni gute umuntu yamenya ko afite impano? Nyine hari ukuntu uba ukunda ikintu ukaba wumva ugikunda cyane, ukumva nyine wagikora, byaba nyine bibaye ari byiza kugira ngo umenye ko nyine icyo kintu ari icyawe, ubaye ugikunda cyane wakigaragaza, ukabona nyine abantu bakakubwira ngo ni byiza se cyangwa si byiza. Ndakeka ari gutyo nyine wabona ko ufite impano. None se ubona ari izihe mpamvu zituma abantu bafite impano bamwe na bamwe batabasha kuzigaragaza bakagomeza kuziryamana? Cyane cyane ujya ubibona hari umuntu ubuze umupira cyane ku buryo ashobora gukina mu makipe yose ariko ugatungurwa no gusanga ari umukarani. Undi ugasanga nyine afite talent yo kubyina ariko ugasanga nawe ari mu bindi. Nyine ubona ari iyihe mpamvu ibitera kugira ngo umuntu abe afite impano ntabashe kuba yayigaragaza cyangwa ngo ayibyaze umusaruro kandi hari uburyo? Kwitinya ukumva ko ibintu nyine utabikora kandi nyine ubikoze byakunda. Ngiye rero mba ntekereza ko kwitinya, abantu bitinyutse nyine bakagaragaza impano zabo, ndakeka ari byo byaba byiza, bakikuramo nyine kwitinya. None se ubona ari nk'igiki cyatuma urubyiruko rugaragaza impano zarwo cyangwa zigirira icyizere cyo kuba rwagaragaza impano? Wenda urabona hari ukuntu hariya i Nyamirambo hari ahantu bita kuri Rafiki, niho hantu wenda haba hagaragarira impano nyinshi, haba hari abapeti benshi bafite impano. Wenda nk'urubyiruko ni nk'igiki wenda rwakora kugira ngo wenda rwitinyuke rube rwagaragaza impano zarwo? Guhurira ahantu henshi, nyine mugahurira ahantu henshi kugira ngo izo mpano zanyu nyine mumenyane n'abantu benshi bafite impano zitandukanye, kugira ngo nyine namwe muzagere muzamuka kugira ngo impano zanyu zigaragare. Ndakeka guhurira ahantu nyine mwisanga mwese, abantu bafite impano n'abatazifite, nicyo cyatuma urubyiruko rwitinyuka kugaragaza impano rufite. None se ubona ari uruhe ruhari mu miryango ndetse no mu nshuti mu bijyanye no kugaragara kw'impano z'abana babo cyangwa
kuzamuka kw'impano z'abana babo cyangwa abandi bantu rusange nyine bava muri iyo miryango? nsobanukiwe. Ni uruhe ruhari Yego. imiryango n'inshuti ndetse tutibagiwe n'imbuga nkoranyambaga bigira mu kuzamura impano z'urubyiruko cyangwa z'abana babo? Gushyigikirana nyine, hari ko waba ufite impano ukabwira mama ati se cyangwa dadi ati mfite impano ariko nabuze ukuntu nyigaragaza, nyine mu nshyigikire. Ababyeyi bakagushyigikira, ababyeyi bawe nyine bakagushyigikira. Iyo bagushyigikiye rero bituma uzamuka ukagera no ku rundi rwego utari waratekereje ko wageraho. Rero bagushyigikiye cyangwa se nyine bagushyigikiye ababyeyi bawe cyangwa abandi bantu bakagushyigikira, ndakeka nyine impano yawe yazamuka. None se Aline, Yego. ni izihe mbogamizi ubona urubyiruko ruhura nazo mu kuzamura impano zabo nyine kugira zigaragare? Ubona ari iki gituma impano zabo bamwe na bamwe zitazatera imbere cyangwa ngo zizamuke zigere ku rwego rushimishije? Ikintu cya mbere ni ukubura nyine umuntu ugusapotinga, ukaba wenda ufite impano nyine wumva ushaka kuyigaragaza ariko ubushobozi ufite bwaba bitabikwemerera kugira ngo igaragare. Noneho ukabura n'umuntu nyine uguha morale, no mu rugo bakagufashije bakakubwira ati ntabwo byakunda, iyo mpano yawe ntabwo igaragara, ntabwo ishinga, bakaguca intege nyine, cyangwa abandi bantu bakaguca intege, bigatuma nyine impano yawe itazamuka ngo igere ku rundi rwego bitewe n'abantu uhura nabo. Ariko umuntu abonye umuntu umuzamura nyine akavuga ati bo ndaje nsaba ubufasha, mfite impano yampezemo, ndaje nsaba ubufasha banzamure, bigakunda. Ariko nyine kubura umuntu ukuzamura ugusapotinga nabyo ni ikintu gituma impano z'abantu zitagaragara. Oya, hari n'ukuntu uba ufite impano wenda hakazamo n'ikintu cyo kwitinya cyangwa cyo kubona atari igihe cya nyacyo cyo kuyigaragaza. Sibyo? Ukabitega iminsi wenda ukavuga ati ejo nzabikora, nabyo bikazarangira nabyo bipfuye. None nibazaga ni nk'iyihe nama wagira abantu bafite impano bakumva batiteguye cyangwa badafite ubushobozi bwo kuba bayerekana? Ni nk'iyihe nama wowe wabagira? Inama nabagira rero, icya mbere ni ukwitinyuka ukagaragaza nyine impano yawe, nta muntu uri kuguca intege. Abaguca intege ukabihorera ukabirengagiza nyine, kubera ko waba ushaka ko impano yawe igaragara, ukitinyuka nyine ibintu byose impano wumva ufite iyo ari yo yose ukayigaragaza nyine. Ndakeka witinyutse ibindi bintu byose byakunda. Reka tugushimire cyane Aline, wakoze kubw'ibitekerezo byiza watugejejeho, ibyo ndetse abantu bagomeza no gukurikiza wenda inama wagiye ubagira. Twibuke ko impano ari umutungo ukomeye ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu, bw'abantu benshi, ndetse impano nyine ni impano uba warahawe nta kiguzi, ntabwo bisaba kuba warabyigiye ibyo bintu. Reka rero tubashimire tubabwira ati mugomeze mwigaragaze, mukoreshe impano zanyu haba mu iterambere, mu buzima rusange. Rero mwakoze kudukurikira, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.